Muraho bakunzi bari Fativision turabakunda cyane ni wa muntu wanyu ni Papa Lifa muri kano kamwanya murabona ko mpagaze ndi imbere ya kamera kabisa hari ikiganiro turiho nsanganyamatsiko ndi kumwe n'umuvandimwe arabasha nawe kubasuza nubwo ari inyuma ya kamera hari ibibazo ngiye kubazwa nditeguye kuba nabisubiza ibibazo bigera ku 10 yes. Okay, murakoze tugiye kubaza ku bijanye na filime nyarwanda. Yego. Nk'umwanditsi wa filime rero ugiye kudusobanurira ibijanye na filime nyarwanda nico abareba filime nyarwanda bakwitega imyandikire yawe cyangwa muri rusange y'abanditsi bakora kuri filime nyarwanda. Ikibazo cya mbere kirabaza ati nk'umuntu ufite ubunararibonye cyangwa umwanditsi muri filime nyarwanda abantu bareba filime nyarwanda babiteze iki kuri story cyangwa script nziza? Icyo babiteze ku ma story twanditse ni inyigisho. Harimo inyigisho ziyobora ku bintu byiza atari ibintu bibi. Kuko ikintu kibi ntabwo wajya kukigisha abantu. Niyo mpamvu usanga harimo ikintu runaka gifasha abantu runaka, niba ari urukundo, niba ari iki, uko abantu bagomba kujya bitwara. Kureba umuntu ibyo yanditse baba bagomba kugira ibintu byinshi bakuramo. Harimo inyigisho, hari uburyo ushobora kwifata mu bintu bigoye cyangwa ukamenya uko wifata mu bintu byishimo muki, aho hose abagiye harimo inyigisho bitewe nuko iyo story imeze. Okay, murakoze. Niyo ubwoko bw'inkuru canke teme cyangwa ibibazo by'abaturage mubona bikurura cyane abareba filime y'u Rwanda. Nimba icyo kibazo gifite igisubizo kuki mu bitekereza gutyo? Koko urabona hari igihe yo utekereje kwandika wenda tuvuge ugiye gukora story y'abantu bagira amahane, hakaba hari n'abandi bayakavaringa amahane bakaba bayacururutse. Icyo gihe wa undi ugira amahane amenya ngo ahandagira amahane gutya, ahandasubiza gute, ibintu nk'ibyo bibera ku buryo usubizanya neza bigendanye n'ibyo ugize. Niba nzanyemo umuntu ufite amahane ndazanamo n'undi muntu yamanura, koko ntabwo wazanamo umuntu ufite amahane n'undi amahane nta kintu nta result bigira. Ariko umwe aracururuka, ni kwa kundi mu muhanda bavuga bati iyo abantu bahuye bacana amatara, iyo bacaniye rimwe bose bashobora kuba bagongana. Ariko iyo umwe acanye maremare agira ate undi acana magufi ya bakoroherana. Niyo mpamvu mu byo twandika cyangwa iki haba harimo ibisobanuro, harimo buri wese agira icyo akuramo uko byagenda kose. Tuvuge niba ari imvugo nziza ari imvugo mbi, tubikavaringamo ubireba akaba yagira ikintu akuramo, kavuga ati nshobora kuba umuntu mwiza cyangwa nka umuntu mubi, ariko muri society icyo twigisha ni ibintu byiza, ntabwo ari ibintu bibi. Ni ikintu ukuramo umusaruro, ntabwo ari ikintu kigukavaringa. Niba ndi nkweretse aha umuntu yigize nabi, aha yigize neza, birangira neza hari ikintu bigize bite bitanze, hahita hazaho message yuko ushobora kwitwara neza cyangwa kwitwara nabi. Ariko muri societe suko inabi nyine icishwa intuza. Niba nabyita ko ushobora kuba umuntu ashobora kukubwira nabi nawe ntwite umubwira nabi, icyo gihe ukora iki? Umubwizi neza, noneho bwaburakara afite bukacururuka. Ni uko nguko ngewe mbibona nk'umwanditsi wa filime. Kuko filime zose ntabwo wavuga ngo filime nziza iz'urukundo, hari n'ibitekerezo byinshi cyane, kandi buri wese iyo arebye iyo story hari ikintu akuramo. Ari umutoya, ari umukuru, ari ukuze, bose hari inyigisho bakuramo. Nicyo ngicyo mba mbonamo. Murakoze. Ikibazo kigira gatatu kirakuvuga ati iyo mwandika script igenewe abanyarwanda mukora iki kugira inkuru igaragaza umuco nyarwanda, ndangagaciro, ururimi ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda? Ni cya gihe udashobora gutatira umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda murawuzi, ntabwo wivanze n'uw'abanyamahanga. Umuco nyarwanda n'umuco nyarwanda nyine, ntabwo tujya kuvumba ahandi, ni umuco wacu, kandi nta munyarwanda utazi umuco nyarwanda. Niko biba bimeze, nta utatira hirya ngo agenda asorome ngo uyu muco yawukuye aha. Hari umuco wa kinyarwanda abantu barawuzi, ntabwo waba uri umunyarwanda unanirwe kuba utazi umuco nyarwanda.
niko biba bimeze. murakoze. Mbere yo gutangira kwandika script mumenya mute ibyo audience ishaka cyangwa ibyo yiteze kubona muri ino film? Urabona, tuvuge niba watekereje kuganira n'abantu bakuru cyangwa se n'abana cyangwa n'abantu, biterwa n'imyaka. Buriya hari igihe umuntu areba story akavuga ati iyi story ni handi ujya kuyaploding ukavuga uti iyi ntabwo nshaka ko ari abana bazayibona, iyi ndashaka ko ari abantu bakuru bazayibona. Hari aho ujya kwa plodinga ukabibona bigasobanuka neza, ariko icyo iyo umenye ngo bazakunda iki kiba kiriho, uba ugomba kufokusinga ku kintu runaka ushaka ko, ni nko kurasa ku ntego ukavuga ati niba nshaka ko abantu bagira ubuzima bwiza, reka mbigenze gutya, mbikore gutya, mbigenze gutya, bitambuka neza kandi muri neza kandi bikagenda neza, buri wese akagira icyo akuramo kandi kikagira icyo kimufasha, cyukumva kiramufashije muri we. Murakoze. Ese mukoresha feedback z'abareba filime cyangwa ziva kuri social media cyangwa mu biganiro n'abaturage cyangwa ubundi buryo? Oya, turabibona tugasubiza message ukije. Hari n'abaduha ibitekerezo bakavuga ati ahangaha mwabigenza gutya na gutya. Ibitekerezo tuba tubikeneye, ntabwo twagaya ibigarutse, turaba tubikeneye kuko turabasubiza. Niwe avuze ati ahangaha mushobora gukosora gutya, turemera tugakosora cyangwa tukabyinjira muzi kandi bikagenda neza, kuko biriya ni nabyo tuba dukeneye, twebwe tuba tubikeneye kugira ngo bibe byadufasha mu myandikire yacu ya filime. Iyo baduteye comment turazikontorora cyane, turazireba, ni nazo tuba dushaka. Niyo tubwira ati mujye muri comment mudushyirireho kugira ngo tubashe gukurikirana niba ibi bintu twakoze ari sawa, bakabigenza gutyo bakaduteraho agakomenti. Buriya comment nicyo kintu kidufasha cyane. Yes. Okay, murakoze. Mwambwira ukuntu mukurikiza inzira kuva ku gitekerezo cy'inkuru kugeza kuri script yuzuye, kandi iyo yiteguye gukorerwa production? Hari uko itangirwa akaba nuko isoza, biterwa nuko story igenze, kandi nanone uko uyikoze habamo edit, hari ibyiyongeramo hari n'ibivamo, ariko byanyabyo atari byo guhimbahimba. Muri edit ushobora kuba wenda wazanye ishusho itameze neza, bikaba ngombwa ko ari aho editing, cyangwa sound kazi itameze neza ukayitunganya. Nicyo edit ibimaze, kandi ukaha abantu ibintu bimeze neza ku buryo bibona no akabona bimeze neza pe. Okay, mwakoze. Iyo mubonye feedback ivuye kuri audience cyangwa aba producer cyangwa aba director cyangwa abandi bakora filime, muyikoresha mute mu kunoza guhindura script yanyu? Tugerageza kureba ibi byo batwereka ati ibi bimeze gutya. Niba harimo agakosa buriya nta muntu udakosorwa. Tugerageza buryo ki dukosora ako kantu baba batureze, bakavuga ati aka kantu mugerageze. Abantu baba badukurikiye kuri iyo story runaka cyangwa kuri iyo myandikire yacu, vuga ati ahantu muhagenze gutya gutya. Ibitekerezo byo tuba turi nabyo, tuba twiteguye kubyakira kandi tukabinoza neza bikagenda neza pe. Kandi iyo udakosowe ntabwo unoza ibyawe uburimo. Iyo binoze neza nibwo n'abantu bavuga bati wow, bakihutira kujya kureba ya story yawe, kubera yuko hari ibyo wanogeje, hari ibyo abagukurikira. Buriya batagukurikira nta muntu wajya avuga ngo ibi byagenze bite, ariko iyo bagukurikira baguha amakuru bati ibi bimeze gutya bimeze gutya, ukamenya uko ukora, umenya nuko ukora ufite n'abantu bagukurikiye. Ibyo nicyo kintu cy'agaciro kiri.